nuko rero twakomeje n'umukire w'umumiliyoneri wakunze umukobwa yarangiza akigira umukozi wo mu rugo. Rero twaje kubona uwitwa Sharomo inyuma y'igihe kinini twibonera akubitana n'uwitwa Alice rero yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, ati umuzimu, ati bimeze bite, umuzimu, ati ni mu ntabare. Arangije Sharomo niko kumubwira ati humura. Ijambo yakoreshaga ni ijambo rivuga ati humura. Murabizi ko Sharomo yakoreye ibintu byinshi witwa Alice, rero kumubona atuza agaca bugufi imbere ya Alice ntago byari ibintu byoroshye imbere kuri Sharomo kuba yaturisha Alice kugeza kuri wa rwego ari bubashe kumwumva. Rero yambwiye ati humura, njyewe nkoraho, humura ntago ndi umuzimu, kandi humura nta kibazo uri bugire. Alice rero yatinye kumukora, ariko aza kumukoraho yumva kuko ni Sharomo, yumva ni umuntu, yumva kuza ku mubiri. Sharomo rero niko guhita avuga ati rero ndagira ngo basi umakanya tuganire nkubwire. Ariko Alice ntabwo yabashije kumakanya kuko Alice yabaye nk'uwaguye mu kantu, yari yabaye nk'uwakubiswe n'inkuba, avuga ati nyamuneka ahubwo reka mvangaha ngende. Undi aramubwira ati nta kibazo genda, ariko nubasha kuba wazamakanya tukaganira nta kibazo. Rero twaje kubona Sharomo yinjira kwa Tricia muri biro ye. Tricia rero yahise avuza induru ati ni mu ntabare, ati umuzimu, kuko benshi bose bazi yuko Sharomo yapfuye. Rero mu kuvuga ngo ati mu mutabare, hahise haza uwitwa Pucuri, kuko yari aje nk'utabare aje kureba ati ese ni iki kibazo kirimo kuba, bimeze bite. Arangije aramubwira ati uyu muntu ntave hano. Sharomo aravuga ati humura riga ndi umuntu nkoraho. Pucuri rero niwe bashobora kumukora, aramubwira ati nta kibazo. Arangije aricara hasi, arangira amubaza ati ndagira ngo basi nkwibarize, ati Cedric ari hehe? Murabizi ko Sharomo arimo kugenda asaba imbabazi abantu bose yagiriye nabi, agenda agira nabi, kuko na Alice yamubwiye ati muhumure, wowe na Cedric ubu aka kanya ndabashyigikiye, ati wowe n'umuryango wanjye ndabashyigikiye, ati muhumure rwose. Rero na hano arimo kuvuga ati Cedric se ari hehe? Ariko Tricia nk'uko azi ko Sharomo atari umuntu mwiza, ati hoya, ati Cedric uramushakira iki? Naho hari na Pucura aramuga ati naho hari. Sharomo abonye yuko nyine nawe urimo kumwumva, aramubwira ati ko nyamara njye narahindutse. Arangije arihagurukira arigendera. Twaje kubona rero twibonera uwitwa uyu nguyu witwa Alice ari kumwe n'umukunzi we, bari hanze barimo gufata ako kantu k'akaviyo, barimo gufata akantu k'akayaga, barimo kumedita nk'uko babivugaga. Twaje rero tubabonye nibwo twaje kubona Alice abwira Cedric ati hari ikintu ushaka kukubwira. Undi ati se ni igiki ushaka kumbwira? Ndashaka kukubwira ikintu kimeze gutya, ndashaka kukubwira yuko uko bimeze kose rwose, nakubwira yuko aka kanya namaze kubona uwitwa Sharomo twabonanye. Undi aramubwira ati baby reka gutebya, Sharomo turabizi ko yapfuye n'iki. Murabizi yuko nubwo arakigeze kubwiraho Cedric yuko Sharomo bisa nk'aho akiri muzima, ariko nta muntu ari gupfa kubyemera, kuko raporo yavuye kwa muganga ivuga yuko Sharomo yapfuye. Rero uwitwa Alice aramubwira ati oya namubonye, njyewe Sharomo twabonanye gutya namukoraho, yaje ari umwana mwiza, ubona afite ikinyabupfura, ubona yitonze. Ariko Cedric ntiyabyumva, aravuga ati oya wikomeza kuvuga Sharomo neza, wikomeza kumuvuga neza, urabizi ibintu byinshi bibi yagiye adukorera, wikomeje rero kumuvuga neza. Ati ko nyamara ndimo kuvuga ibyo nabonye, ati ndimo kuvuga yuko nabonye Sharomo yaje none asa nkaho yaciye bugufi, njye namubonye, namwiboneye. Cedric nawe ntabwo yabasha kubyumva, arangije aravuga ati oya reka tugende ibyo ngibyo tubireke. Twaje kubona
n'uwitwa Tricia ahita ahamagara umukunzi we Lucky aramubwira ati nyamara akangaha natewe n'umuzimu, natewe na Shalom yabaye umuzimu, Shalom yabaye Shalom, ati yaje hano, ati ngewe rwose niboneye Shalom. Na Lucky aravuga ati ahubwo ikintu tugomba gukora rero nta kintu mbona nagufasha usibye kugusengera. Bose ntabwo barimo kwizera yuko Shalom ahari, ntabwo barimo kubyizera. Twaje kubona rero Shalom kubw'ikibazo yari afite yahise ahamagara uwitwa Gihozo mu rukundo rwinshi amubwira ati Gihozo ndagushimira ibintu byinshi, ati ariko hari ikintu kirimo kumbangamira, ati nk'ubu kare nagiye guhura na Tricia rwose anyita umuzimu, anyita umuzimu, ati kandi mperutse no guhura na Alice nawe anyita gutyo, ubona nyine badasanga nka barimo kubyakira yuko nyiriho. Undi aramubwira ati murabizi ko Gihozo arimo kugenda akora ibintu byinshi byiza, arangije aramubwira ati akuse uwagenda nkababwira yuko uri umwana mwiza nta kibazo. Oya nawe ati ahubwo ikintu numva wakora wakagwe kuba ugenda noneho ukabumvisha yuko nyiriho kandi ukabumvisha yuko nta kintu kibi ngambiriye, ati cyane cyane yuko Lucky we namara kumenya yuko nyiriho azatangira kungendaho cyane kuko hari ibyaha nyine ndimo gukurikiranwaho. Urumva twaje kubona rero Papa Alice ahamagara uwitwa Gihozo amwicaza amubwira ati ndagira ngo mwibarize ibintu. Undi ati ni ibiki? Ati nkubaze ko Shalom yavuye ahangaha, kuko Shalom ibintu yambwiye nibyo koko niwe wamutabaye? Ati yego ni njye wamutabaye. Ati wamutabaye gute? Witwa rero Gihozo yamubwiye operation yose yakoze kugira ngo atabare Shalom, arayivuga yose, arayivuga ukuntu yagiye kwa muganga, ibintu byose arabivuga ku buryo yatabaye Shalom kuko abandi bari bamutereranye, ibindi byose arabivuga. Papa wamwumva arangije papa aramubaza ati se, ati ibyo byose najyaga gukora biriya bintu byose, yavugaga ibintu byose arimo kuvuga gutonganya Alice, gutonganya Cedric yica urukundo, ati biriya byose nabikoraga ubizi, ibyo bintu byose ubyicaranye mu mutwe wawe ubizi? Ati yego nari mbizi. Ubona rwose witwa Gihozo yashize amanga kuri papa we, arimo kumubwiza ukuri kose kweruye. Papa we arumirwa nyine na aho ngaho mwabonye. Twaje kubona rero uwitwa Shafi ye agaruka muri biro guhura na Pucuri, murabizi ko ubushize yamwatse nimero ariko ntiyazimuha. Rero yaje kumubwira ati nari ngarutse rwose nk'umugabo nje kugira ati nyeneye ubushuti hagati yanjye nawe, ariko mwibuke yuko Pucuri ibyo arimo kwigira byose ntabwo azi ko ari kumwe n'umwicanyi. Ikindi kandi impamvu Shafi arimo gushaka kwiyegereza uyu Pucuri nta yindi mpamvu ni ukugira ngo abashe kwinjira muri kampani, abashe kongera kugera kuri Cedric neza, cyane cyane nuko uyu nguyu Pucuri we ntabwo azi Shafi, niyo mpamvu atabashije guca kuri Tricia, kuko Tricia azi Shafi aramuzi neza ku buryo atabasha kumwinjiramo neza uko bikwiye. Rero uwo agomba gucaho byanga byakunda n'uyu nguyu Tricia, nako n'uyu nguyu Pucuri, niyo mpamvu arimo kumusaba ubushuti nka buriya kugira ngo abashe kumwinjiramo neza. Aho ngaho twavuye turangiye twibonera uwitwa Gihozo rero yasanze uwitwa Alice ndetse na Cedric bari muri biro, arangije yazanye icyo bita raporo, arangije nawe aravuga ati ikintu nshaka kubabwira, ati ndagira ngo mubwire yuko Shalom ari muzima kandi ari njye wamutabaye. Bose barikanga, ati yego Shalom ari muzima, ni njye wamutabaye nk'uko yabwiye papa Alice, papa wa Alice ati Shalom wanjye ni muzima, ni njye wamutabaye, mubimenye ibyo ngibyo, mubimenye mubishyire mu mutwe, ati kuko mwese mwari mwamutereranye, ati kandi ntabwo nari kuza kubabwira yuko Shalom akiri muzima kuko ntabwo mwari kubyumva. Urumva kuko mwari munamurakariye, ni byinshi rero byari gutuma nari buze kubabwira yuko Shalom akiri muzima. Shalom rero ubu ngubu ni muzima, ati kandi ndagira ngo wabwiye ko ari umwana mwiza. Ariko uwitwa Cedric yamubwiye ati rero nari yamubwiye ati ariko wagira ngo bagutumye. Undi aramubwira ati nyamara
bari bagiye no kukugira nabi ariko Shalom aragutabara, ariko mwige ko Alice we ntabyo azi. Witwa rero Cedric yambwiye ati rero ibyo ngibyo ntabwo leta mbifatira umwanya, ndagira ngo nzihurire na Shalom numve koko ibyo urimo kumuvugaho kari byo. Nibyo ngibyo nyine ubona bisa nkaho nyine batizeye yuko Shalom yahindutse, cyane cyane bitaye n'ibintu byinshi yagiye akora. Twaje kubona rero papa Alice ahamagara umugore wambwiye ati umugore wanjye gutya na gutya, ariko umugore we ubisa nkaho ubona yamurakariye. Nanjye mwate okay mama Dani, ndagira ngo ubwire yuko bya bintu byose nashinjaga abana bitari byo, nk'umugabo wemera amakosa. Ati nashinjaga abana ntago byari byo, burya byose byari ibinyuma natewe n'uwitwa Shalom. Ati basi ndagira ngo umfashe umwana wanjye Alice, basi abo bana mbe nabasaba imbabazi nk'umuntu w'umugabo uzi ko yababaje abana. Nicyo bita kuba umuntu w'umugabo ugasaba imbabazi. Ese bisaba nkaho urukundo rwa Alice na Cedric bishobora kuba bigiye gukunda, nubwo hakirimo abandi banzi benshi cyane bakiri hano hanze, yaba Shafi, yaba n'abamutuma ndetse n'abandi. Twaje kubona rero Shafi yikubitanira n'uwitwa Dani, bose ni abasore. Ese biraza kugenda bite? Ciao mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutsa gukanda subscribe, kureba muri comment mukareba pin twapininzemo comment, mugakanda kuri like, ibintu bikagenda fresh. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.